Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho aha ngaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ngiye kubagezaho amakuru akomeye, akaba ari amakuru cyane cyane yibanda ku kiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru France 24, aho yagarutse ku makuru akomeye cyane cyane ku birego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda, anemeza ko kandi yiteguye kurwana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isaha ku isaha mu gihe bahitamo intambara ko ariyo izakemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bije nyuma y'imvugo rutwitsi n'ubundi zikomeje kuranga abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barimo na Minisitiri uherutse gushyirwaho uyoboye ingabo witwa Guy Kabombo, nk'uko twabikugejejeho mu minsi mike ishize. Ni inkuru rero tuza kwibanda cyane cyane ku binyamakuru byazanditse, turebere hamwe buryo ki abategetsi ibi bihugu byombi bakomeje guterana amagambo ndetse banagaragaza ko rwose bashobora kuganisha ku ntambara y'amasasu cyangwa se ku gukiranisha ibiturika. Reka rero twihuse twinjire muri aya makuru, ariko mbere y'uko tuyinjiramo reka mbanze mbasuhuze mwebwe mwese mutwumva muri mu Rwanda, bari muri Kongo, abari mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Reka mbahe ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Ndongera kandi gusuhuza mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Namwe mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Reka muri aya makuru kandi nshimire mwebwe mwese mwamaze gukanda ku ijambo subscribe, ari nako nshimira mwebwe mwese mutari mwamara kubikora ariko mugiye kubikora muri aka kanya. Ni ukujya rero munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu ba mbere. Turi ku itariki 21 n'iz'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Amakuru yacu rero reka tuyinjiremo duhereye ku nkuru yanditswe ku kinyamakuru Igihe. Kikaba rero ari igihe cyagerageje kwandika inkuru Perezida Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru France 24, ndetse bibanda cyane cyane ku bibazo bikomeye yabajijwe n'uyu munyamakuru, birimo uko Repubulika y'u Rwanda yiteguye gutera cyangwa se kurwana na Kongo, ndetse no kuba u Rwanda rwiteguye kwakira ibihano ruzahabwa imbere y'amategeko mpuzamahanga. Ati intambara na leta ya Kongo, ibihano by'amahanga n'amatora, Perezida Kagame yatanze umucyo ku byo u Rwanda rushinjwa. Ni Perezida Kagame rero wongeye gushimangira ko amahanga ashinja ingabo z'u Rwanda kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko akwiriye kubanza kwibaza impamvu hafatwa icyo cyemezo. Ashimangira ko mu gihe iki kibazo kidashakiwe igisubizo haherewe ku mizi, hatazigera ngo haboneka igisubizo cya nyacyo kuri iki kibazo. Ibibazo by'umwuka mubi ukomeje gufata indi ntera hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kimwe rero mu byaranze ikiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na France 24 kigasohoka kuri uyu wa kane w'ejo hashize. Cyagarutse kandi ku zindi ngingo zirimo amatora ateganyijwe mu Rwanda. France 24 muri iki kiganiro yabajije Perezida Kagame ati Tshisekedi yavuze ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ari jenoside yikubye inshuro 10 mu bubi yabaye mu Rwanda mu 1994, kandi agutunga urutoki avuga ko ukwiriye ibirenze urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ati ni iki mwasubiza? Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarasubije ati ntabwo nshobora gusubiza ibintu byose umuntu avuze, ati byaba gukabya cyangwa ibinyoma. Abantu bari guhunga ibibazo byabo ahubwo bakabigereka ku bandi, ibyo bihuye neza n'iki kibazo. Perezida w'u Rwanda yongeye kubazwa niba ijambo jenoside ritarabayeho kubw'impanuka, maze Perezida Kagame asubiza ko atavuga kuri ibyo ngo yirengagize gusobanura neza ikibazo kiri kuba. Ati ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo bikwiriye kumvikana neza cyane, ndetse no kuri uwo muntu uyoboye kiriya gihugu asa n'umuntu nibura ufite ubwenge bumwibutsa mu buryo burobanuye icyo kwita ibiri kubera hariya, kubera ko mu Rwanda dufite impunzi ibihumbi 100
kandi bakomeza kuza. Ati kandi benshi muri bo bahamaze imyaka irenga 20 ndetse bafite aho bahuriye n'iki kibazo, kandi aba bantu batakaje imitungo yabo, ubutaka bwabo, ndetse n'abo bafitanye isano n'inshuti zabo ziciwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera aba ari bo. Ishusho y'ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 uko imyaka ishira yagiye ikurira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu rero ibihumbi 100 ndi kuvuga mu by'ukuri ni inshuro enye cyangwa 3 z'abandi bari mu gihugu cya Uganda, kandi ntekereza ko hari n'abandi bagiye ahandi bakubaho batuye mu mitungo yabo, ndetse ubuzima bwabo busenywa kuko biswe Abatutsi. Abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba gufashwa nk'Abatutsi bo mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kandi mu by'ukuri ni ibintu ubona iyo urebye imikoranire yubatswe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakazamo Burundi ndetse n'imvugo zakozwe n'uwo muntu uvuga ibyo mu ruhame mu bitangazamakuru, akavuga imvugo z'urwango ubufasha buhabwa FDLR, ari nayo yishe icyo gice cy'Abanyarwanda mu Rwanda. Uburyo bihuza rero barangajwe imbere n'ubuyobozi bwo muri Kongo, kubyirengagiza ugashaka kubyita ikindi kintu gituruka ahandi hantu kubw'undi muntu, ntekereza ko ugomba kuba hari icyo ubura mu buryo bw'imitekerereze. Perezida Kagame yongeye kubazwa niba ibyo Perezida wa Kongo avuga niba adafite ishingiro. Ati aha nta nubwo ari we ndi kuvuga n'umuntu uwo ari we wese wumva ibyo akaba yanatekereza ko afite ishingiro. Yongeye kubazwa ikindi kibazo, ati hari ubuhuza buri kugirwamo uruhare na Angola bwo kugerageza guhuza ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ndetse nawe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati se mbese ibyo twumva biragaragaza ko ibi bitazakunda cyangwa muracyafite icyizere? Perezida Kagame yarasubije ati ntabwo mbizi, ariko twebwe twavuze ibintu tudaca ku ruhande. Hari ibiganiro byo mu karere kacu, hari ibiganiro bya Rwanda muri Angola, habayeho n'ibiganiro bya Nairobi muri Kenya, kandi habayeho n'ubundi buryo bwo kugerageza gufasha gukemura ikibazo, ariko nta musaruro byatanze. Ati sibyo? Yego, ariko u Rwanda buri gihe twaritabiriye kandi tugira uruhare mu buryo bwose dushoboye kugira ngo bitange umusaruro, ariko Kongo isa naho ifite ibindi bitekerezo. Ati kuko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zajyanywe hariya kugira ngo zifashe, bucya azirukana azana irindi tsinda yahisemo ryabo yari yizeye ko bagiye kumurwanirira kugira ngo abafashe gukomeza ibyo amaze igihe akora. Azana ingabo za SADC, ingabo z'u Burundi azitandukanya n'iza EAC, hari n'abandi. Ibintu byose byajemo urujijo, ariko ruri guterwa n'abo bantu bari gusakuza bavuga ko bijujutira ibibazo. Perezida Kagame yabajijwe niba cyiteguye guhura na Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaso ku maso. Ati nubwo hari ibyo bibazo byose avuze, maze avuga ko yabonye ko ari we ushyiraho amabwiriza. Ati ntabwo nigeze nshyiraho amabwiriza. Ubwo natumirwaga i Rwanda mu kugirana ibiganiro ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange ku bibazo biri hagati yabo n'u Rwanda, nari mpari. Nyuma hari inama zo ku rwego rwa minisitiri zagombaga gutegura igihe tuzahurira. Ati ushobora kubaza uruhande rwa Angola, nari niteguye guhura n'uwo ari we wese. Ese uracyiteguye cyangwa amazi yamaze kurenga inkombe watakaje icyizere? Ati ntabwo ntekereza ko icyo kibazo aricyo cy'ingenzi cyane, kubera ko birasa naho uri gutuma nsubiramo ibyo navuze. Ati nakubwiye ko buri gihe nahoze kandi mpora niteguye. Iyo nza kuba ntiteguye nari kukubwira nti siniteguye, ariko ibyo ntabwo ari byo nakubwiye.
Mu mezi ashize Loni, Amerika, Ubufaransa, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byashinje u Rwanda ibitari ugufasha M23 gusa, ahubwo no kuba mu buryo butaziguye hari ibikorwa by'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati hari raporo y'inzobere zo muri Loni ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati mbese ibi ni byo? Kubera iki u Rwanda rwajya muri Kongo cyangwa rugashyigikira M23? Icyo kibazo kigomba kubazwa n'uwo ari we wese ushaka kumva ikibazo nyuma akaba yagikemura, kubera ko ugomba kumva M23 ni bande, kuki bavutse. U Rwanda ntabwo rwaremye M23, yaremwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Atari ko ibyo nibyo ko yaremwe n'u Rwanda, umuryango mpuzamahanga ni kuvuga. Ati kurema M23, ntabwo ntekereza ko nigeze numva bavuga ko ari twe twaremye M23. Ibyo bavuze ni uko tubashyigikira. Ati kuri nge rero ikibazo ni uko ubwo dushyigikiye umutwe urahari. Ati mbere na mbere niba uhari, kuki tutareba impamvu muzi y'iki kibazo? Ati ntabwo ukwiriye kwemera ibyo bavuga byose kuko ari umuryango mpuzamahanga, ugomba kuba ufite ibimenyetso. Iyi ni nayo mpamvu dukomeza kubaganiriza ibi. Ni gute basobanura ko dufite ibihumbi amagana by'impunzi, abantu bahigwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera bo ari bo, none ubu barashaka kubahindura abanyarwanda kandi ari abanyekongo? Utekereza ko ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ari ikibazo mu mutekano w'u Rwanda ku buryo rushobora gufata ingamba zo kwirwanaho? Ati ibyo twabivuze ku mugaragaro, nta banga ririmo. Biteye impungenge kuba Kongo iri kwihuriza hamwe, ati iri kwihunza ibibazo byayo, ibibazo by'abaturage bayo, yambuye uburenganzira bwose, ikabica, ikabahohotera. Hari imvugo z'urwango, hari ingengabitekerezo ya jenoside iri gukwirakwizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ntabwo ari ibintu bipfa kubaho gutyo gusa. Ati hari iryo hohoterwa rikorerwa abaturage bitwa Abatutsi, bityo ko ibigomba kubaho bikwiriye kumera nk'ibyabaye kubo mu Rwanda mu mwaka w'1994. Hari n'umusanzu ba FDLR ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside bamazeyo imyaka 30. None se uwo muryango mpuzamahanga urabaza iki? Ariko basabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwitandukanya na FDLR. None se bagombaga kubinginga? Ni nko kubwira Kongo ngo icyo kibazo mugikemure niba mubishaka, nimutanabikora turi kumwe. Kuri twe rero ikibazo wakabaye ubaza, ate se ibi bibangamiye umutekano wacu? Ni ikibazo rwose. Hanyuma se dukwiriye kugira icyo tubikoraho? Ati tuzabikemura mu buryo dutekereza ko ari bwo bwa nyabwo. Intambara na Kongo irashoboka? Ubajije ikibazo kijyanye n'icyo Tshisekedi yagiye agarukaho, wowe n'abandi yabwiye ko azazana intambara mu Rwanda, agakuraho guverinoma n'ibindi. Niba umuntu avuga ibintu nk'ibyo mu bihe nk'ibi, ku ruhande rumwe ushobora kwibwira ko ari kwikinira cyangwa se nta kindi afite cyo kuvuga. Ku rundi ruhande urebye amateka yacu n'ubunararibonye dufite, nta kintu na kimwe dukinisha. Bivuze ko mwiteguye kurwana bibaye ngombwa. Ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigeze ku butaka bwacu cyangwa se ikindi cyose, twiteguye kwirwanaho kuko n'ubundi turaha, kuko twaharaniye uburenganzira bwacu. Ntabwo twatinya kuvuga ko hagize utubangamira, nta banga ririmo. Twiteguye kwirwanaho. Ati ntabwo bufite ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byabafatira ibihano ku bw'ingabo z'u Rwanda bivugwa ko ziri muri Kongo. Ati reka nkubwire, ukurikije amateka yacu uko ibintu byagiye bihinduka, nta cyadutera ubwoba. Tariki 15 Nyakanga hari amatora.
ati uziyamamaza hamwe n'abandi babiri, ntawe utavuga rumwe na leta ugaragara urimo, kuki u Rwanda nta hangana rikomeye rihagaragara? Abatavuga rumwe na leta hari abahari nubwo uvuga ko ari bake, sinzi niba hari umubare runaka umuntu akwiriye kuba afite. Niba ushaka kumenya ibibera mu Rwanda ukwiriye kubanza kumva uko ibintu bikorwa. Uko ibintu bikorwa iwacu ntaho bitaniye n'ibibera ahandi. Kuba utorwa hejuru ya 90% ubona ari ibintu byiza ku Rwanda. Uko ibintu bimeze bitandukanye n'ahandi ntacyo bintwaye kuba hari uwatorwa na 15%, niba iwabo ariko bimeze, bigutwaye iki kuba umuntu yatorwa 90% niba iwabo ariko bimeze? Hari ibinyamakuru biherutse kwishyira hamwe bisohora inkuru ziswe Rwanda Classified zishinja u Rwanda kugirira nabi abanyamakuru n'abatavuga rumwe na leta. Ibyo bakoze si ugushaka kugaragaza ukuri kuko nta perereza namba bigeze bakora. Icyakora bigaragaza aho bakomoka, buri gihe ni ukwiyenza, ubwirasi. N'ubu twicaye nk'aha uzasanga umunyamakuru muri ibyo bihugu yishimiye kungaragaza nabi, antuka hanyuma akitwa intwari.